Bahaye ikaze mwebwe mwese mudukurikirana kuri iyi channel yacu ari nayo yanyu, kubera ko hanyuraho ibiganiro bishobora gufasha abantu benshi batandukanye mu bice bitandukanye by'ubuzima. Uyu munsi rero hari akantu nifuje ko tuganiraho, hari ikintu nifuje ko tuvugaho kandi cy'ingirakamaro muri ubu buzima bwacu bwa buri munsi. Ushobora kwibaza uti ni iki? By the way, ariko ntibagiwe ko turi mu minsi mikuru myiza kuri mwese. Abo bitameze neza muhumure, bizagenda neza, bizagenda biza, kandi nk'uko tubizi neza buriya nta kintu kibi Imana itagifiteho impamvu. Ku ruhande rumwe tugomba kubabara kubera ko ntabwo biba ari byiza mu buzima bwacu, ariko ku rundi nanone tukizera neza ko ejo n'ejo bundi ibintu bizagenda neza. Uyu munsi rero hari imico abantu badakwiriye gukora, hari imico abantu badakwiriye gushyira mu bikorwa, hari ibintu umuntu adakwiriye gutekereza ngo abihe umwanya. Igihe uzabona wabitekereje, igihe uzabona wabishyize mu bikorwa, igihe uzabona mbega uri kumva mu buzima bwawe ari byo ugomba gukora, uzamenye ko uri kwerekeza atari heza. Uzamenye ko nyine uri kwerekeza mu bihe bitari byiza. Uzamenye ko aho uri kugana either ushobora kuba uri kwangirika muri sosiyete, ariko nanone no mu buzima bwa buri munsi bw'abantu ubayemo ukaba uri kubangama, uri gukora ibintu bitari byiza. Rero buriya mu buzima bwacu bwa buri munsi ubundi imico myiza igira uruhare runini mu mibanire y'abantu no mu gutera imbere. Buri imico myiza umuntu agira igenda igira uruhare mu buryo ateramo imbere, mu buryo abana n'abandi. Ariko hari imyitwarire n'imico abantu bamwe bakora ishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bwabo n'abandi. N'imico n'imyitwarire abantu bashobora gukora ishobora kugira ingaruka mbi kuri bo ndetse n'abandi. Uyu munsi rero niyo ngingo tugiye kuvugaho. Tugiye kureba imwe mu mico n'imyitwarire igera kuri 6 umuntu uzayibonana ukabona iyo mico ayifite, uzamenye ko ntaho ari kwerekeza kandi n'ubuzima bwe ntaho ari kubwerekeza. Buriya tudatinze cyane, umuco wa mbere ngo ukajya kwivugira no kwishyira hejuru. Buriya umuntu uba ntiyavugira abandi, ntiyagaragaza ibitekerezo by'abandi, buri gihe aba ashaka ko ibyo ari byo bijya imbere, amarangamutima yaba ari yajya imbere, ibyo akeneye aba ari byo bikorwa, atitaye ku by'abandi, akumva ko nyine icyo agambiriye, icyo agamije kigomba kuba kiri imbere y'iby'abandi bose. Icyo gihe uwo muntu rwose aba yarangiye, uwo nguwo nta kintu kiba aba agitegereje. Buriya kwivugira cyane cyangwa kwishyira hejuru bishobora gutuma abandi batakwizera cyangwa batifuza kugirana nawe umubano, kuko uvuga ati okay, n'ubundi nidupanga ikintu runaka turaba dupanze, wazishyira imbere nta nubwo azatekereza ko twigeze tugirana umupango cyangwa se twigeze tugirana n'akantu na kamwe, hari deal iba hagati yanjye nawe. Ibyo ngibyo rero bigatuma habaho kutizerana hagati y'abantu, hakabaho amakimbirane, hakabaho ubushyamirane mu muryango ndetse n'akazi, muri sosiyete ubayemo ndetse n'akazi. Icyo gihe uzamenye ngo rwose niba unigenzuye none ukabona ufite uwo muco, umenye ngo ntabwo ari byiza, ukwiriye kubihindura kabisa. Umuco wa kabiri buriya ni ukuba umuntu yaba afite ubwibone no kugira ishyari. Buriya ubwibone na Bibiliya irabivuga, ubwibone ntabwo ari bwiza. No kugira ishyari, ukagambirira kugirira abandi nabi, ukabona utekereza nyine ko kubangamira abandi, kwishyira imbere. Buriya kugira ishyari cyangwa ubwibone byangiza umubano n'abandi. Ishyari rishobora gutera gupfobya, ukabona umuntu yakoze, yageze ku bintu byinshi byiza twagakwiriye no kwishimira, ariko twebwe tukabipfobya, cyangwa se wowe ukabipfobya kubera ko ukumva umufitiye ishyari, ukumva ibyo yagezeho bitagushimishije. Kandi nanone bishobora gutera guhora ushaka gushwana, guhora ushaka kwishora mu bibazo kubera ishyari. Guhora ushaka buri ishyari, bivuga ko ishyari buriya ryatuma ugambanira umuntu, ryatuma wicisha umuntu, ryatuma mukurisha mu kazi kandi ariho yakuraga umugati w'abana kubera ishyari. Rero nubona muri wowe wifitemo ubwibone ukabona ugira ishyari, umenye ngo uwo muco ntabwo ari mwiza kandi ukwiriye kuwuhindura. Ntabwo ari umuco mwiza rwose. Icya gatatu, undi muco wa gatatu ni kudaha agaciro abandi.
ukumva nta muntu ufite agaciro imbere yawe, ukumva nta muntu wakubaha, ukumva nta muntu mbega ufite icyo avuze imbere yawe, ukumva ni wowe gusa, abandi bose bameze nk'abatariho. Igihe numva umeze gutyo umenye ko uri mu marembera, uri ku manga. Wowe ugomba mu buzima, ni ngombwa ko wiga guha agaciro abandi, mukafashanya, mukabana mu buzima, ukabaha agaciro nk'uko nabo bakaguha. Buriya gucira abandi urubanza, kubagirira nabi cyangwa se kubakomeretsa mu magambo n'imyitwarire bishobora gutuma habaho gukomera kw'amarangamutima no gucika intege, ugasanga abandi abatoke se n'ubundi uriya mujama nta kintu namubwira tu, n'ubundi uriya mutipeta nta kintu namubwira. Kubera iki? Kubera ko nta kintu aha agaciro, aba ari aho ngaho gusa yumva ko ibyo ararikiye, ibyo ashaka ari byo abandi nta kintu biba bivuze. Tudatinze cyane, undi muco wa kane abantu tudakwiriye kugira, tudakwiriye kwimika muri twebwe, ni ugukora ibintu binyuranyije n'amategeko n'umuco. Muri iyi minsi dufite abantu, dufite aba content creator, dufite abantu benshi batandukanye baba bumva ko nibakora akantu kadahuye, akantu nyine karavugwaho na sosiyete cyane, nibwo bari bwamamare, nibwo views zirazamuka, nibwo ari bugera ahantu kure cyane akamamara. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo. Akantu kanyuranyije n'umuco n'amategeko. Buriya amategeko, Bibiliya yo niyo ibivuga neza, iravuga ngo amategeko yashyiriweho ibigande nibyo byashyiriweho amategeko. Naho ubundi umuntu muzima ufite umutima namutekereza, ugendera ku muco aho abaye, ubundi amategeko nta n'icyo aba agomba kumurebaho, kuko ibyo akora nta nubwo bikoreshwa n'amategeko, abikora kubera ko bimurimo, kubera ko agomba kubikora, kubera ko agomba kwiyubaha, kubera ko agomba kugira ibyo ashyira mu bikorwa. Naho ubundi nutangira gukora ibintu by'amategeko, ko video zagiye hanze z'ubwambure bw'abandi, basambanye, bakoze ibi n'ibi, icyo gihe pe nibyo turakumenya, ariko mu by'ukuri ntabwo ibyo wakoze ntabwo ari byo, na sosiyete ntabwo, abantu nyine turakumenya, ariko turakumenya mu bintu bibi. N'ikintu cyose uzageraho uzamenye ko wakigeze ariko mu buryo bubi. N'abantu buriya dushobora kukureba watambuka tukagusekera, tukagushyira hejuru, tukagusingiza, ariko mu mitima yacu tuba tubizi ko ibyo wakoze atari byo. Rero nubona ufite uwo muco, umenye ko rwose nawe nta kintu ufite aho ngaho. Umuco wa gatanu buriya harimo guca intege abandi, cyangwa se gucika intege no kutihesha agaciro. Gucika intege ntabwo ari ikintu umuntu yakageza mu buzima bwe to, kabone n'ubwo waba waragerageje bwa mbere bikanga, bwa kabiri bikanga, bwa gatatu bikanga, ukwiriye guhora ugerageza, keep trying, ukwiriye guhora ugerageza, ukagerageza kugira ibyo ugeraho mu buzima, kubera ko nucika intege nta wundi uzazigutera, niwe wa mbere ugomba kuzitera, abandi bakaza bagufasha, ariko ari bo ba mbere ufite imbaraga zo gukomeza gukora. No kutihesha agaciro, ugasanga umuntu akora ibintu bitamuha agaciro. Ubu ngubu twemere tuvugishe n'ukuri, atari byo kujya ku ruhande. Ubu ngubu mu nshuti zawe ugira, mu nshuti zawe mugendana, harimo umuntu ubizi ko atihesha agaciro, ukaba uvuga ati okay, uri inshuti yanjye, ndanakwemera pe, tunagirana ibihe byiza iyo turi kumwe, turaganira, twungurana ibitekerezo, ariko hariho nakujyana kubera ko uramutse uhageze ushobora kunsebya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kubera iki? Kubera ko ntabwo wihesha agaciro. Ibyo ngibyo nabyo rero, uwo muco nubona uwufite, ugomba kumenya ko rwose, atari mwiza, ukwiriye guhindura. Umuco wa gatandatu abantu tudakwiriye guha agaciro ni kudafata umwanzuro ndetse no kutagirwa inama. Mu buzima ubundi, situwasiyo tubamo, mu byo tugendamo, ukwiriye gufata umwanzuro mu kibazo runaka, mu decision making, ukwiriye kuba wa muntu ufata umwanzuro. Kandi iki ni icya kabiri, muri uko gufata umwanzuro ukwiriye kuba wumva n'inama z'abandi, ukazihuza, ugahuza wowe n'ibyo utekereza, ugafata umwanzuro. Atari wa muntu uba aho ngaho, niba ntashobora gufata umwanzuro,
nyine agendera kuri peer pressure, ngwino tujye kunywa twagiye, ngwino ntushobora gusohora ijambo mu kanwa kawe ngo uvuge wenda uyu munsi ntabwo turi bujyane aha n'aha kubera ko hari ibi n'ibi nshaka gukora. Ni mu kirere tuhora ugenda, nta mwanzuro w'ubuzima ugira. Kabiri, ntushobora kugirwa inama, umuntu ashobora kukubwira ati ariko ibi ngibi byabayeho ntabwo ari byo, gerageza ubihindure, ngo ube wamwumva, wumva ko ibyo ushaka, ibyo utekereza, ibyo ukoze ari byo ngibyo, nta n'ikindi kigomba kuzaho inyuma. Rero ibyo ngibyo byose birangiza bro, birangiza nta nubwo twakagombye kubiha umwanya, twakagombye tugomba kugerageza uburyo bushoboka bwose ukamenya gufata umwanzuro mu buzima bwawe, kandi ukumva n'abakugira inama, abakuruta, aburuta, buri muntu wese ukwegereye akugira inama ukazumva. Yego ntabwo ari ngombwa inama zose bakugiriye uzikurikiza, ariko zumve kandi unazigenzura, urebe ko ibyo bintu bakugiriyemo inama ari byo cyangwa atari byo. Ibyo ngibyo rero ni ibintu bigera muri 6 turebeye hamwe uyu munsi. Imico udakwiriye kugira, nubona uyifite igenzura ukabona umwe muri iyo ngiyo urayifite, menya ngo ntabwo ari byo, ntabwo ari byiza, nkwiriye guhindura ndetse nanjye nkahinduka. Murakoze rero kureba ino video, murakoze kureba ino video. Wumvise iyi video hari ikikumariye, hari ubutumwa bwiza ifite, ukora subscribe, ukora share, ukora like, ndetse ukanazisangiza abandi kugira ngo nabo babashe kuzibona. Niba hari umuntu, hari inshuti yawe ifite umuco umwe muri ngiyi tumaze kuvuga, why not sharing, muhereza nawe abyumve, yumve ko atari byiza, akwiriye guhindura. Iyi channel rero ni Royal Talk. Hano tuvuga ku ngingo nyinshi zitandukanye zireba mu buzima bwacu bwa buri munsi, tubagezaho ibyegeranyo ndetse tukanavuga ku byafasha sosiyete yacu nyarwanda no ku bibazo biri muri sosiyete nyarwanda n'uburyo twakoresha kugira ngo tubashe kubivamo. Ndabashimiye rero, Imana ibahe umugisha. Turi kumwe, turacyakomeje kubana kuri iyi channel. See you next time.